iragiye nizivuge urwunge nibakurangamire. Jowasi yadumye ngo igiti ntikizakwica ngo azagitema gicane, ngikara ntirizakotsa nkazarisukaho amazi. Dore usanze ugukunda uw'Imana yagwitiyemo, ikindi kandi ubuki twabunyoye ababyeyi bagutanze utari umugome. Dore uko byagenze ubwa mbere, babajije abagabo b'ibikwerere, babaza abanyokorome, babaza ibikwerere n'amasonga bati nagende turamutanze. Babaza ababyeyi bose bagenda bikiranya ati natwe twari abakobwa twararongowe twiziriwe n'ubugori. Bageze kuri nyogosenge tugira ngo arasibira, avuga ati Verena yamba baragutuza nahereza gudukwe, yari umwana mwiza w'umuco, nasibira uyu munsi ntagende wenda azabagenda ubutaha. Tugira ngo arabihakana, tumuhaye mikoro. Uzi icyadutunguye? Twese twatunguwe no kumva ati nagende turamutanze. Nimurangamira umukuru w'urwaye, nimumwakirizanye ayo mashyi menshi, nibakurangamire. Amata y'ababyeyi urayasize, wemeye gukamisha, dore uduhaye umwaka nyamwingabe, amata ajya n'irungu. Wakuzwe uteteshwa n'abakubyara, ukundwa n'indahemuka basaza, igendere se nyamibwa, tuzahora tugusura. Ngwino mama, ngwino shenge, aho nahereye duha amazi, kandi ziwanyu zikamwa zose, amarwa yuzintango, kandi n'ubuki usesa mwiza. Ngwino Kibondo mujyane wacu, iyo ababyeyi bahuza abana baranyagora bakabahendahenda, bakabahongera ababaheka. Twese nugerayo bazaguha amata, baguha imenye rusombe zishyushyu, n'umutobe uzakumara inyota, kandi n'impungure zihoza abana. Uri hehe mpanurira, uri hehe ngo nguhoze, nifuza ko wajya iwabo.